Muraho neza nshuti bakunze ibiganiro binyuzwa kuri Kendall Docs Empire. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurebera hamwe indwara zituma cyangwa se zishobora gutuma umuntu atemererwa kujya mu gisirikare cya RDF. RDF ishyiraho aya mabwiriza kugira ngo irinde abasirikare bayo kandi bafashe gukora inshingano zabo neza. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuvuga indwara zikomeye cyane zishobora gutuma umuntu atajya mu gisirikare, ndetse kandi n'igihe hagaragaweho n'imwe muri izi ndwara ashobora kukivamo mu gihe yari yarakigezemo. Turanasobanura kandi buri ndwara, ibimenyetso byayo n'impamvu zidakwiriye umusirikare nyarwanda cyangwa se zidakwiriye umusirikare wa RDF. Reka dutangire. Mbere y'uko dutangira, nimba utarakanda subscribe ikande kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro. Nimba warayikanze kandi ikanda like, uhawe ikaze. Mu gihe ufite imwe muri izi ndwara ntabwo ushobora kujya mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, kubera yuko umubiri wawe nta bushobozi uba ufite bwo guhangana n'imyitozo banyuramo, ndetse no ku rugamba ushobora kuhahurira n'ibibazo. Umva zino ndwara zikurikira kugira ngo umenye nimba ufite ubushobozi bwo kuba umusirikare. Harimo izikira ndetse n'izidakira, ariko mu gihe ufite imwe muri zo ntabwo wemerewe kuba umusirikare wa RDF. Indwara ya mbere ni indwara yataka umutima cyangwa se indwara z'umutima. Indwara z'umutima ni zimwe mu ndwara zikomeye cyane ndetse kandi zikomerera umubiri ku buryo utabasha gukora imyitozo ya gisirikare. Indwara z'umutima zikomeye harimo hypertension ikabije, indwara y'umutima, ibibazo byo gucika k'umutima, n'indwara y'imitsi y'amaraso itwara amaraso ku mutima. Ibimenyetso by'ino ndwara harimo gucika intege, kuribwa umutima, guhumeka insigane ndetse no kuribwa umutwe w'ikirenga. Impamvu udakwiriye kujya mu gisirikare mu gihe ufite ino ndwara: umutima urakenerwa mu gisirikare bitewe n'uko bakoresha imbaraga zidasanzwe, kandi ushobora guteza ibibazo mu gihe urwaye umutima, ndetse bikaba byanakuviramo ibyago byo gupfa kandi nyamara ugifite iminsi imbere. Iki cyemezo rero RDF yaragifashe, ivuga yuko umuntu wese urwaye umutima ataba umusirikare. Niko bigomba kugenda kuko RDF yita ku mutekano w'abasirikare bayo. Indwara ya kabiri ni indwara z'ubuhumekero. Nubwo bamwe muri twebwe tuzica amazi, ariko ni indwara zikomeye cyane. Indwara z'ubuhumekero nazo zirakomeye. Hari asima ikomeye cyane, ino ishobora gutuma utajya mu gisirikare mu gihe uyirwaye. Asima ni ukubabara mu guhumeka igihe uri guhumeka. Guhumeka insigane mu gihe cy'imyitozo, urumva yuko bitakunda, ushobora guhura n'ibibazo. Ibimenyetso by'ino ndwara ya asima nubwo benshi muri mwe mubizi, ariko reka mbibasubiriremo: harimo guhumeka insigane, inkorora ikabije, kunanirwa gukora ibikorwa bisaba imbaraga. Impamvu udakwiriye kujya mu gisirikare mu gihe urwaye ino ndwara: mu myitozo ikomeye cyangwa mu mirwano, umuntu ashobora guhura n'ibibazo byo guhumeka vuba bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye mu gihe yaba arwaye asima. Indwara ya gatatu ni indwara z'imitsi n'amagufa. Indwara z'imitsi n'amagufa zirimo kuvunika kw'amagufa menshi, kandi harimo n'ibindi bibazo by'imitsi bituma umuntu adashobora gukora imyitozo ikomeye. Ibimenyetso by'izi ndwara nubwo bamwe muri mwe mubizi kandi binumvikana, harimo kubabara mu ngingo, kudakora neza kw'ingingo, kugenda bigoranye. Impamvu udakwiriye kujya mu gisirikare mu gihe waba ufite ino ndwara y'imitsi cyangwa se y'amagufa: abasirikare bagomba kugira umubiri ushoboye gukora ibikorwa biremereye ndetse kandi bikomeye, gutwara ibikoresho n'intwaro ziremereye, no kwihanganira imyitozo ikomeye. Mu gihe rero urwaye imitsi cyangwa se amagufa, ntabwo wabasha kujya mu gisirikare kuko bino bakora utabishobora. Indwara ya kane ngiye kubasobanurira bayita indwara y'amaso. Indwara z'amaso nazo zirakomeye. No mu gisirikare ntabwo wakijyamo ufite imwe mu ndwara z'amaso zikabije, kutabona neza kure cyangwa hafi, ndetse kandi n'izindi ndwara z'amaso. Ibimenyetso: kubura ubushobozi bwo kubona neza, uburibwe mu maso, kubona ibintu bigoranye. Kandi mu gihe amadarubindi atabasha kubivura, ntabwo wajya mu gisirikare, ariko nyamara iyo amadarubindi yabasha kubikemura ujya mu gisirikare.
Impamvu udakwiriye kujya mu gisirikare mu gihe ufite indwara z'amaso. Abasirikare bagomba kubona neza kugira ngo barwanye neza umwanzi, birinde impanuka kandi babashe gutahura ibibazo mu gihe cy'intambara. Ubwo rero ubaye urwaye amaso bino ntabwo wabibasha, niyo mpamvu utaba umusirikare, kuko hari situwasiyo wajya ugeramo bikakugora ndetse ukaba wanateza impanuka. Indi ndwara ya gatanu ni indwara z'amatwi ndetse no kumva neza. Kutumva neza cyangwa kugira ikibazo ku ijwi. Ibimenyetso by'izi ndwara: kuba utabasha gutandukanya amajwi, kutumva neza amabwiriza, gucika kw'itumanaho mu bikorwa bya gisirikare. Impamvu udakwiriye kujya mu gisirikare mu gihe urwaye amatwi cyangwa se ufite ikibazo cy'uko utumva neza ijwi ngo umenye aho riturutse na nyiraryo ndetse n'ikivuze. Itumanaho ni ingenzi cyane mu bikorwa bya gisirikare. Umuntu utumva neza ashobora guteza ibyago abandi, kuko nta kintu uba umubwira ngo yumve, hari igihe umubwira ntiyumve. Bino rero bishobora guteza ibyago bikomeye nko ku rugamba. Indi ndwara ishobora gutuma utajya mu gisirikare ni indwara z'ubwonko n'imyakura. Benshi muri mwe ndakeka imyakura muzi icyo ari cyo. Iyo umuntu agukozeho amuvuga yuko akwakuye cyangwa se iyo aguciriye isiri. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda avuga yuko indwara z'ubwonko n'imyakura nazo zikomeye cyane, ku buryo ushobora kutajya mu gisirikare mu gihe waba uzifite, kuko ushobora guteza ibibazo bikomeye. Indwara zifata ubwonko zidakira nizo baba bavuga. Ibimenyetso byazo harimo gutakaza ubushobozi bwo kugenzura umubiri wawe, kuruhuka cyangwa se kuruka bikabije, kugwa mu buryo butunguranye. Mbese iyo umuntu arwaye igicuri nawe afite ikibazo mu bwonko, nubwo gishobora kuba kidakomeye, gusa ntabwo waba umusirikare urwaye zimwe muri izo ndwara. Impamvu udakwiriye kuba umusirikare igihe waba ufite ino ndwara yo mu bwonko nk'igicuri cyangwa izindi. Abasirikare bagomba kugenzura neza umubiri wabo, kandi izi ndwara zishobora kubangamira umutekano wabo n'uw'abandi. Nk'igihe muri ku rugamba umuntu aramutse aguye hasi nta kimukozeho, bino byateza ihungabanya ku rugamba, bigashobora kuba byabateza impanuka ikomeye cyane. Indwara ya karindwi ni indwara z'uruhu. Bamwe muri mwe mutajya mwitaho cyane kuko muba mwumva neza yuko nta kintu zakangiza ku rugamba. Indwara z'uruhu zihoraho ndetse n'izandura. Indwara z'uruhu n'izindi zihoraho cyangwa se indwara zindi nazo z'uruhu zandura kandi zidakira. Indwara zifata uruhu zidakira cyangwa indwara zandura ku bandi, ku buryo umuntu ashobora kuba yakambara umwenda wawe akandura. Izi ndwara mu gihe uzirwaye ntabwo wemerewe kuba umusirikare, nko mu gihe cy'intambara cyangwa mu bwogero ushobora kwanduza abandi. Ibimenyetso by'ino ndwara harimo kuvunika cyangwa se kubabara. Ino ndwara rero ikindi kiyiranga, indwara z'uruhu nyinshi cyane zirandura. Mu gihe urwaye indwara nk'ise, ibiheri byandura ndetse n'ibindi bishobora kwandura mu gihe wambaranye n'undi muntu, igihe muri ku rugamba, igihe mukoranyeho. Zino ndwara iyo uzifite ntabwo wemerewe kuba umusirikare wa RDF. Impamvu udakwiriye kuba umusirikare mu gihe ufite indwara y'uruhu idakira cyangwa se yandura bikabije. Kugira ngo abasirikare bagume mu buzima bwiza kandi birinde gukwirakwiza indwara, ntabwo hagomba kuba umwe muri bo ufite indwara yandura, kuko bahora hamwe bashobora kwanduzanya bagakuza indwara. Muri make RDF ishyiraho aya mabwiriza kugira ngo irinde abasirikare bayo kandi ibafashe gukora inshingano zabo neza. Indwara zose tuvuze hano zituma ubushobozi bwawe bwo gukora imyitozo ikomeye cyangwa guhangana n'ibibazo mu gisirikare buba bukeya. Kwita ku buzima bwawe ni ingenzi cyane. Murakoze cyane kureba ino documentary cyangwa se kino kiganiro. Mukomeze kwita ku buzima bwanyu no kubungabunga umubiri wanyu. Mwubwira ngo noneho umusozo w'ikiganiro nabategure njyewe kikugezagaho nitwa Ronje. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.